tabara impunzi, tanga uko wifite. Nimero ya konte ni BE 57 amazera 3 32 57 39 235 SOS Refugee. Dusubiremo, nimero ya konte ni BE 57 amazera 3 32 57 39 235 ya SOS Refugee. Muri FDLR baravuga iki ku kibazo cy'impunzi z'Ikanyabayonga? Tubanze tubasuhuze mwese abakurikiza Ikondera Libre, Ikondera ryigenga. Tubashimire n'ubutumwa mudahwema kutugezaho budukomeza. Hashize igihe kitari gito benshi mutabariza impunzi cyane zahongeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko iziri mu miryango y'abahoze muri FDLR abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo banyarwanda barirwa mu gihumbi hafi na 400, abenshi bakaba ari abana n'abagore. Kuva mu mwaka wa 2014 bashyizwe mu nkambi 3 arizo Kanyabayonga, Walungu na Kisangani. Ubwo byakozwe ku masezerano hagati ya FDLR, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO, SADC n'umuryango w'ibihugu bya Afurika 16 ari byo Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Afrika y'Epfo, Comores, Maurice, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madagascar na Seychelles. Uwo muryango SADC ukaburiho kuva mwaka wa 1992. Uhereye ku wa gatandatu muri uyu mwaka, muri ukwezi kwa 11, ku wa gatandatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2018, impunzi zari mu nkambi ya Kanyabayonga ngo zarirukanwe ku buryo ngo buteye agahinda, zirasahurwa, zirihisha, zirakubitwa, zihisha muri MONUSCO ariko ngo bibi by'ubusa. Ndetse yewe amakuru amwe avuga ko haba hari bamwe bamaze kugezwa mu Rwanda ku ngufu. Intabazo zatugezeho umunsi ku wundi, aho izo mpunzi zatakaga inzara n'inyota, ndetse ko hari n'ababyeyi babiri babyariye aho bari bihishe, ariko ngo uruhinja rumwe ruhita rwitaba Imana imwakire kandi ikomeza abasigaye. Mu gihe twateguraga iki kiganiro, Radio Kapi ya MONUSCO nayo yari imaze gutangaza ko abahoze muri FDLR bavanywe Kanyabayonga bagejejwe Goma bwije cyane mu ijoro ryo kuwa 2 rishyira wa 3 tariki 21 z'ukwa 11 mwaka wa 2018, ngo herekejwe na komanda w'akarere ka gisirikare ka 34, komanda de la 34e région militaire. Radio Kapi igakomeza ivuga ko abo banyarwanda ari 352 barimo 66 bahoze muri FDLR, ngo bakaba bari bamaze ku Kanyabayonga imyaka 3, none leta ya Kongo ikaba ngo ariyo yafashe icyemezo cyo kuba bavana. Umuvugizi w'akarere ka gisirikare ka 34 Major Njike Kayiko ngo aremeza ko izo mpunzi z'abanyarwanda zageze Goma, ariko akaba atavuga agace baherereyemo. Ngo bamubajije impamvu izo mpunzi z'abanyarwanda ziri abigira ibanga, Major Njike Kayiko ngo yavuze ko nta banga ririmo, ko bari Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ibindi azabitangaza ubutaha. Muri ayo makuru ya Radio Kapi yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018, ngo guverineri w'intara yavuze ko ahigoma ariho abo banyarwanda bagomba gutegereza kujyanwa mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu babona ubuhungiro. Ese muri FDLR bavuga iki kuri iki kibazo cy'impunzi? Twavuganye na Lieutenant General BYIRINGIRO Victor. Nitwa BYIRINGIRO Victor, abamfite kete ya Lieutenant General, nkabandi perezida w'agateganyo wa FDLR. Mukaba muri aho nyine aho muri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tumaze iminsi nyine kuva tugihunga kugeza amaginga ya turi ku rugamba rwo kubohoza abanyarwanda. Twagira ngo rero nyine muri urwo rugamba rwo kubohoza, bamwe bari baza niba ari ukubohoza niba mukibishobora, kuko twumva ko muri iyi minsi hari bamwe mu mwari kumwe
barimo gusabwa kurutaha mu Rwanda. Gahunda ntabwo ishobora kuyicamo nubwo hari ibyo bibazo, ariko urugamba rugomba gukomeza. naho tuvuze ku byo abantu bacu bari mu makambi, navuga ko bibabaje rwose, kubera ko abo bantu bari muri processus yo gushakisha amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane mu Rwanda. Akaba ari gahunda twatangiye mu mwaka wa 2014, dushyira imbunda hasi kugira ngo dushobore gukemura ikibazo cy'abanyarwanda nyine hakoreshejwe ibiganiro nyine tuganiye na leta ya Kigali, kugira ngo nyine ibyo kurwana amaraso ameneka y'abanyarwanda ibyo bihagarare rwose, dushake amahoro mu mahoro. yewe nyine iyo gahunda yaratangiye irakomeza, abantu bacu bajya mu makambi ya Kanyabayonga, ya Walungu na Kisangani. ariko noneho mu mwaka w'2015 twarasabye nyine Sadek niyo yari pare wacu n'iyo processus, ubwo na guverinoma ya Congo na MONUSCO n'amahanga, kugira ngo bashyire igitutu kuri leta ya Kigali maze dushobore gushyikirana. ariko ibyo ntabwo byakozwe uko bigomba, ahubwo nk'uko nari kukubwira mu mwaka w'2015 twaje kubona rwose, tubona ya makambi ahubwo abasirikare bakuru barayateye. ubwo abantu bamwe barapfa, abandi barakomereka, abandi barabura, abandi babajyana ku ngufu mu Rwanda. nkomeje rero mu mwaka wa 2016 kugeza mu wa 2017, abakantone bacu niko tubita, bahuye n'ikibazo gikomeye, babicisha inzara, babima amazi yo kunywa n'ayo gukoresha, baje babavura ndetse babakorera n'isuku kugira ngo babumvishe nyine batume ndetse bagira igitekerezo cyo kuba bajya mu Rwanda, ngo nyine ako kababaro bakavemo. ariko icyo nkundira abantu bacu ni uko bakomeje kwihangana, bagakomeza urugamba kugeza amagingo aya. ubwo rero nkomeje mu mwaka w'2018 ari uyu turimo, iterabwoba ryakomeje kubashyirwaho. sinakubwira za ultimatum nyine kubahigiye ngo ntarengwa bari bataje. ibyo byarakomeje kugeza ubwo ku itariki ya 20 ejo bundi nyine z'uku kwezi kwa 11, none igitero cya Kongo kiraza kigota inkambi ya Kanyabayonga. nuko bageze aho binjira mu nkambi, barapiya rwose, donko basahura ibyo abo baturage bacu bari bafite. abaturage bacu babahungiye muri MONUSCO nyine yabo nayo yari protege, ariko nyine bagira ikibaramira, bakomeza kwicwa n'inzara, bakomeza kwicwa n'inyota, ndetse abagore bari batwite babyara ndetse igihe kitaragera. urumva ko byari ibintu rwose bibabaje. ubwo noneho ku itariki ya 20 ubwo noneho za ngabo zifatanyije n'akagambane ka MONUSCO bari aho, ndetse n'abatanzaniye bari aho ariko bari muri MONUSCO nabo, nuko babareka bajya ku mpunzi rigote donko bazihambira imigozi amaboko, barazikubita sinakubwira, nuko bazijugunya mu mamodoka yari aho yari ategereje. ubwo nyine bazivana i Goma.
bakigereye igoma babutsinze mu cyayi abandi bakirekaga maze batangira kubakubita sinakubwira. Ubu twamenye ko iri joro hari aribwo babajyanye mu Rwanda, ubwo aho ni inkambi ya Kanyabayonga. Naho rero iya Warungu n'iya Kisangani ubu nazo ziraguswe kugira ngo nazo bazishyire mu kaga ntako bazicyure ku ngufu. ubu rero murabona bya bindi twari dufite icyizere ko guverinoma ya Kigali yakwemera gushyikirana n'abatavuga rumwe nayo. Ubu icyo gisa naho cyayoyotse, ariko turacyakomeza. Ariyo mpamvu mubwiye nti uruganda ruracyakomeza n'ubwo abo bataha, ariko twe abandi basigaye turi mu mashyamba, turi hirya no hino mu bihugu byinshi. Uruganda rurakomeza ndibwira ko nta kibazo rwose, ahubwo niho rugiye gukara. ubwo nahagaze aho rero niyo hari ibindi bibazo nabyo mu bibazo. Icyo nagira ngo mbabaze ni uko muravuga muti u Rwanda ntabwo rukozwa iyo mishyikirano, nyamara mu bateye izo mpunzi ntabwo u Rwanda rurimo. Muravuga ko ari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwaba rujemo rute? U Rwanda ntabwo rwaburamo, kubera ko ariyo politike nyine zakomeje kugira rukaza ariyo gutera impunzi hano muri Kongo. Ngira ngo ibyo murabizi ntawabisubiramo. Gukora kugira ngo nyine zimwe bazice izindi bazicure ku ngufu. Iyo gahunda ntabwo yigeze ivaho, na n'ubu iracyakomeje. Hari imishyikirano myinshi yabaye, nyine guverinoma ya Kongo ijya i Kigali batange gahunda no kugira ngo bacyure impunzi ku ngufu. Iyo yakomeje kunanirana, none rero babonye ko bahereye ku nkambi ahari byaborohera. Inkambi zo nyine urumva ziri kure yacu, kuba twashobora kuziramira biraruhije, ariko twatabaje hirya no hino amahanga, ibihugu kugira ngo bidufashe. Ubwo nyine ntabwo byashobotse, ariko nibwo nkubwiye ni abo nibanagenda uruganda rurakomeza ahubwo rurushaho gukara. Turebe ko twakwigobotora iriya ngoma ya Kigali, uretse ko atari hano gusa nyine bari gushaka hano turi muri Kongo, hirya no hino mu bihugu impunzi z'abanyarwanda zahungiyemo. Murabona bari gushyiraho za ambasade ishyamba ryose. Urumva ko gahunda ikomeje, ntabwo ireba aba FDLR gusa, ahubwo irareba impunzi zose. Ariyo mpamvu mvuga ngo twagombye kureba ko dushyira hamwe kugira ngo rwose turebe ko twakwivuna uriya mwana. Nyakubahwa Byiringiro, mujya kurambika intwaro hasi hari nyine uriya muryango wa SADC, hari MONUSCO, hari na Kongo, hari namwe. Umuntu akurikiza ibirimo kuba mu masezerano mwari mwagiranye, umuntu yavuga ko ari nde wishe amasezerano ubu ngubu? Ubundi amasezerano yishwe n'abo bari bahagarariye igihugu, ndetse navuga ko n'uwo wari kare wacu SADC yagize imbaraga nkeya. naho twebwe rwose ntabwo twica amasezerano, kuko ibyo badusabye twarabikoze, ariko ntabwo twagombaga gukomeza icyo bashaka kugeraho, kugira ngo Kigali nyine tugirane imishyikirano, hanyuma porosesisi nyine ikomeze inarangire. ariko twiteze ku masezerano noneho yakurikira iyo porosesisi irangiye uko ibintu bizagenda. ubwo nyine leta tugashyikirana tukumvikana ku bigomba gukorwa, ubwo noneho ikibazo kikarangira. urumva rero ibyo ntabwo byagiye uko twabishakaga, ahubwo hagiye intege nkeya za komite interinasiyonale, naho twe twakoze ibyo twasabye byose rwose. Ni ibiki mwari mwarasabye mwemeye gutanga kandi mwagezeho? Ni ibiki mwasabwa? Gushyira intwaro hasi twabitangiye ku giti
cyacu rwose ku bushake bwacu hanyuma kominote interinasiyonari ibonye icyo gikorwa kibaye ubwo nabo baragishyigikira bati rero tuzabafasha kugira ngo muganire na Kigali murangize ibibazo byanyu ngiki kitarabaye naho twebwe ubwo twakomeje porosesisi twatanze abantu muri vage ya mbere tariki ya 30 z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2014 aho twari Katigo muri Nord Kivu abandi tubatanga tariki ya 9 z'ukwa gatandatu uwo mwaka nyine wa 2014 ubwo twari Kigogo muri Sud Kivu ibindi rero birakomeza muri Desambure rwose mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka twatanze abandi hari dutegereje no gutanga abandi ariko ari uko leta ya Kigali bayizanye kugira ngo ishyikirane arega twanagombye no kujya muri kane shidiyo iriya mu Butaliyani kugira ngo turebe n'ubundi ko kominote interinasiyonari yadufasha kugira ngo icyo kibazo rwose kirangire ariko bikomeza kunanirana urumva ko nyine habaye intege nke ariko none hasigaye niko tugomba kwishakira igisubizo none se nk'ubu abo basirikare ba Kongo bagiye mu nkambi z'impunzi ari bo ku bwabo cyangwa umuntu yavuga ko ari leta ya Kongo yaboherejeyo byose twari abasirikare ba Kongo se urumva bakwijyanayo ntabwo bakwijyanayo kuko n'uriya uriya mukomanda wa force armée rwandaise terrestre na force congolaise terrestre donc ingabo zirwanira ku butaka uwo nawe arimo gusirikira hano hose kugira ngo barebe uko barangiza icyo gikorwa nyine cyo gutura abakansane bacu ku ngufu urumva rero ntabwo abikora ngo ni ku giti cye cyangwa ni guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Kongo babirimo rwose kuko hari za delegation n'ubu za Kongo zikiri Kigali nyine banegosiya icyo gikorwa ubu se kuri mwebwe iyo mubona ibyo bibaye murumva bibatunguye cyangwa n'ubundi mwarimu mubyiteguye ko bishobora kugenda gutyo nyine muri za strategy umuntu arateganya ati bibaye gutya byagenda gute navuga ko twari tubyiteze kuko urabona nk'uko nari babwiye ukuntu bagiye bagira abantu bacu barababaje bihagije ariko abantu bacu nyine barihangana bakomeza urugamba kugeza magingo aya noneho rero icyo gikorwa ubwo cyo kubajyana ku ngufu kuko ubu kugihagarika ntabwo twabishobora n'amahanga murabona ntabwo ari kubifata rwose kugira ngo wenda dufashe navuga ko twari twarabiteganyije ko byaba ariyo mpamvu twagiye dusaba nka za kadesi nyine za pare kugira ngo barebe uko badufasha ibyo ntibibe ahubwo hakaba ibyo twasabye byo gushyikirana na leta ya Kigali ubwo nyine urabona Kagame nawe afite uko akora urabona nk'ubu ari gutwara Afurika ntuze iyo Afurika urabona n'uriya mugore mushiki wabo ngaho nawe afashe oya ibihugu bivuga igifaransa murabona ko nyine n'ibyo bintu bifite imbaraga nabyo barimo ndavuga ko barimo kubikoreramo kugira ngo nyine barebe ko ikibazo cy'impunzi Kagame yakirangiza mbere y'uko arangiza manda bari kubivomeramo ariko ngira ngo icyangombwa ni uko abasigaye twebwe n'impunzi hirya no hino amashyaka arahari ya opozisiyo ahubwo yagombye kumva ko ubu ari ugushyira imbaraga hamwe ndetse mu buryo bwihuse kugira ngo iriya leta kuko nayo nubwo iri gukora biriya nayo ifite ibibazo
turebe ko twafatirana ibyo bintu nyine tukayikuraho kajyaho leta abaturage bose bibonamo kandi nyine bakagira amahoro. ubu se mugereranije murumva abantu bajyanywe mu Rwanda bambwiye yuko mwabonye amakuru yuko hari abambukijwe mu Rwanda, hari akanunu mwagira ku mubare w'abo bajyanyweyo? ubwo abo bajyanye bavuye i Kanyabayonga bari 356. Ndumva bageze i Goma hari dekararasiyo zakozwe zivuga ko bakiriye abantu 356. Ndumva bose baragezeyo. ubwo rero muri iki gihe n'aba bajyanye mu Rwanda ubwo tuzakomeza gucunga turebe niba bagezeyo. kuko nka nahi warunguho alo nakumva nahi warunguho dufiteyo abantu 186, ariko twumvise ko hari 2 bavuyemo bagiye, ubwo abo nabo turacyacunga ibyabo uko biragenda. Ikisangane dufite 839, ubwo abo baraho barategereje, ariko ni intwari zaruharaniye kuva kera. ndumva nyine urugamba rugomba gukomeza, nubwo abantu bataha reka rwakomereza n'ahandi. ubwo nuko tubizite. ariko se ubundi wabarika bagataha, niba aho ngaho mubona musigaye muri mwenyine muravuga uti amahanga ntatwitayeho, turimo gusaba ko abantu bakwishyira hamwe, moniswi iyo mwari murimo ntabwitayeho, ubundi wabarika bakitahira bakajya mu Rwanda. ariko se umunyamakuru ruriya Rwanda ko nawe uruzi, ko nakubwira ko n'aba FDLR bagiye bafatwa nyine n'inyenzi, nyine tubita inyenzi ziriya bariya abanyarwanda, bagiye bafatwa bakabajyana. ibyo babakoreraga ni iki? no kubagaraguza agati no gutorutira. rwose hari benshi bagiye iyo ndetse n'abijyanye, ubwo babagaragaza agati gutyo hepekera. hanyuma rero ukamenya ko iriya leta y'u Rwanda nta bicanyi bayigize. bariya ba Kagame nahoze mubwiriza za Ikondera Libre banyanyagije hirya no hino mu bihugu, ahubwo namwe murabe maso hirya no hino kuko ntawe bazarebera izuba. rwose ni leta y'abicanyi. ubu ushoboye kuba yahunga kiriya gihugu yagihunga. urabona gufungira abantu ubusa, urabona kwishisha abantu inzara naho birahari mu Rwanda, nyine bababuza kwihingira imirima yabo uko babyumva, ngo bari kuzana amajyambere, ugasanga ahubwo ibyo bashatse kuzana ibisimba boroye hariya mu Rwanda nibyo imyaka y'abaturage. hanyuma ukuntu barigisa abantu nyine mu cyarenge nyine cya iriya leta, tunyuza imiti y'abaturage. iriya nta leta irimo, niyo n'iy'amabandi niko nabita rwose. urumva rero kuyijyamo ni ukubura uko umuntu yagira. nawe ubundi twagombye kugira nubwo turi mu bunzi kandi hatagira ibihugu byatwakiriye, ariko tukareba uko byarangiye tugasubira iwacu. ariko twese yego. none se icyo gihugu cya Kongo namwe kivuze kiti nta n'umwe dushaka, mwumva amaherezo yaba yahe? arega dongo uko twarwanye urugamba n'ubundi tuzakomeza kururwana, kuko ubundi twari twarahagaritse gutera igihugu cy'u Rwanda. nyine twari twarabihagaritse kubera ko twari twafashe iyo nzira yo gushakisha amahoro, ariko twese dufatanyije. ubwo rero nyine inzira y'amahoro ntikomeza kunanirana. ubwo nyine ngumva twagombye gukurikira, ariko noneho impunzi twese dufatanye. ye nuko mbibona.
keretse niba hari ijambo mwagenera abo ngabo nyine mutazi bamwe mutazi aho baherereye, kuko nk'ikinyamakuru hari amakuru yatambutse kuri radiyo Okapi bavuga yuko abo bavanywe Kanyabayonga ngo babaye babakambitse i Goma, ngo hakaba hari nabo batazi aho bajyanye. Sinzi niba hari icyo mwababwira aho bari hose, aho ngaho nyine mwari musanzwe muri kumwe bakaba bajyanywe bunyago. ubundi abacunguzi umurongo bagomba kugenderaho barawuzi. n'ubu urugamba nyine kugeza tugaruriye abanyarwanda bose uburenganzira bwabo. ubwo rero ni ukuvuga ko nk'abambukijwe nyine bakajya muri kiriya gihugu, twabasaba nyine kuba intwari ku rugamba, bagakurikira hafi ibyo leta ya Kigali ikorera abaturage, nabo ibyo ishobora kuba yabakorera, ariko ko hari hahandi nyine uramutse bunamiye buriya butegetsi bw'abicanyi bwo kugira gute, ni hahandi ni ukugira ngo babe menge aho bageze hose. ubwo isaha nigera, isaha yo gutabarwa izagera ibyo ari byo byose, bihangane basenga. none se nk'ubu ngubu nk'abo hagize nk'ababurirwa irengero cyangwa se abamererwa nabi muri ibi bihugu byose, muri abo bose mwari mufatanije, ari SADC, ari igihugu cya Kongo, ari MONUSCO, ni ikihe ninde wabazwa abariya bantu, abo bantu bapfa, abo bantu bagirirwa nabi, ninde wababazwa? Ni mwebwe FDLR, ni SADC, ni igihugu cya Kongo, ni MONUSCO? Ninde kuri mwebwe wabazwa bariya bantu? aho twaba twihuse, ngira ngo mu rugamba umuntu agomba kureba za priorite mbona ikihutirwa ni uko twarwana urugamba tukarutsinda. oya nakubazaga nitumara kurutsinda niho tuzakora gahunda zo kureba responsable z'abantu baduhemukiye. ndavuga nko muri iki gihe turimo kuvugana, ubu ninde wabazwa imibereho mibi y'aba bantu batereye Kanyabayonga? ibyo ari byo byose ubwo turakomeretse dutora, hari n'abandi badufasha gusohora ibindi nyine bivuga ukuri biri kubera ino. urabona abagambanyi turabavuga kuko barahari. ubwo leta ya Kongo ikora ibyo bikorwa, ntabwo yabikora yonyine itari kumwe na Kigali nyine, abo ni abagambanyi, ndetse na ONU irimo ni abagambanyi, n'abandi uretse ko SADC yagize imbaraga nkeya, naho ubundi nta bugambanyi tuyibonaho. ariko nyine nibyo mvuga, ni ikihutirwa ni ukugira ngo turebe uko urugamba twari turi iruhande rumwe kandi turutsinze, hanyuma bikazakurikira. murakoze, ndabashimiye.